Hey Alice. Mezute Wawa. Sawa Gomez. Yes. Arije kureba nde? Arije kureba Alice. Arifite gahunda yo kugutungura. Mpamaze umwanya munini. Wantunguye nabibonye. Ngaho karibu. Oya, ndi kugenda akazi kabukambaza. Nasa wabonye? Nakubonye ntabwo umuntu utagira gahunda ubundi. Adufite gahunda ngaso ari muri kugenda bye. Bye naho kuri. Mano duciye amazi. Bye oya bye. Sawa. Ako we kumbona Mandela datuje bimeze ute? Murekana nawe ahubwo mbwira kuko mano nahuriza ndamubeshya iki wa mukobwa ko ntaraye mu rugo ubu ndamubwira cyo nabyo ngambwira ikintu ndi bumubwire uzi ko atetse ndamashuri wenze nde namubwiye ko agiye kwivuza kwa muganga noneho nyuma yaho n'amafaranga yo kwisukura uriya ni umurokore byo kwisukisha ntabyo ugiye kugenda ubeshye baragufite iminsi ngahe 3 arabyumva ahubwo 3 wabukabije kuko narangiye mu byo kubatinze kuko direde ziranatiye n'ubusanzwe n'undi muntu yajyamuba n'ubise n'ubyumva nyine ubwo bwo kubimubwira ubwo bw'iki eriguye n'umuntu ubiturije amazi abyumva vuba Imana imbabarira arabyumva ndanagufashe kubona biza mu maso kuko namuhemukiye no ndabona hari n'umwanda mano wagiye gukora isuku bitari abakuruse waraye hehe se wasutse buryo tuntu twiza warambwiye kujya no muri salo ariko ejo ari sambwiye ko wagiye kwa muganga nabaje kwa muganga nyine bitajya no muri salo urabona ubwiza burahenda mami nagusizeho utuntu twiza urakoze cyane usajya inyogosho yanjye nakivuga wowe wiyogosheshe aho baza kubise umusatsi ugapfuka ukajya kwiyogoshesha bawari ndetse kandi wamukubise bizi se kadobiri niwuzi ko bari Burundi kadubiri ntabwo ndekure kadubiri nta kitabo reka mbabwire inkuru rero mabuja wowe ingurube ko ziri guhuma ntabwo wasigaburiye ese sinakubwiye ko iyo nkaranze mabuja ingurube zigire induru ngambwira amakuru yawe ugira ngo bari cyagi ari filime utabonye wowe buriya yese cyane ukajya mureba hariya rero kadubira urana makuru abaso mwabaye muretse nkababwira ko yazimbwe ndasetse na nikamubwire ntuzyanebe yegereye umuryango wo kuri salo ya yindi nyine boss akunda kwicaramo ngiye kubona sanga akantu bakaniza ubuguru buri hejuru gutya katubide wabonise bazo tuze mabuja ngo amakuru neza nukubeshye muretse tuza kugikwana ko uramuvuze hano ngo muvuze nani kujya kajya barangije Darik niwe wamunize aragafata akaniga Darik yararwanye ntago nukubeshye reka mubwire yakugosora buriya umuntu arwana n'undi iyo bari kwishyurana ariko urabona sana ari kumukubitira ubuguru buri hejuru arakavuga kadurire ngatabaye kataka bana kumukubita ngone kini kandi barakubise urabizi ko Darik atanesha ngiye yose umuzi wa hano wagiye reka mubwire ni kwafe Darik burya reka mubwire mabusha bataraza hano menye bararyaga nabi reka mubwire ntago mbatutse noneho mabo wowe ntago urimo noneho Darik aramufasha agira gutya njye guhamona umusatsi uguye hasi gure kadubire reka mufutire yewe amafutire nta washaka kubinuka gahurira ari kubeshya nyine ufite umusatsi yakwishimira kwiyogoshesha kuri urabona bitandukanye ni mu mureka kadubire ni mu mureka ngiye guteka bakumvise bamwendera n'abibonye bakujya ku musatsi ukavaho urebe no kwita neza umusatsi uriho mabuja uriho koko ibyo bintu byarabaye nta byabaye kadubire nk'umuyobewe nta byabaye nubwo byaba ngiye Darik ntiyananiye Darik ngiye
abo sura cyari kuburana iki ariko Alice ngewe nari ndi kuri telefone numva mu nzu hari induru tuvuga ngo ari kwahimbawe nakubitanye na Darike hano yababaye byata ariko sinamenye ko barwaye ngira ngo batonganaga ngiye nta mwanya nabona wo kurwana n'uriya ngiye nta mwanya yamamaga ndi muri saro ashaka kubimbwiraho yumva ndi biza arabyihorera tubirekega basi wamukubise noneho ni ibibazo biri muri ubu urabizi ko Darike yibye amafaranga ese ibintu byose kadobira ahubwo bari kuvuga birari mvuye haratangiye kumbwira ngo hano habuze amafaranga nawe ibyo utangiye none ibyo utangiye ibyo watuma n'icyo kikumva byakadubiri gatubiri yego twabihoreye mbere byabo yibye amafaranga menshi y'ibihumbi 500 amafaranga se ubwo amafaranga ubwo yagiye he nose ubu Darike yagana kazi Darike urabona ari umwana ku buryo yaberwa ahantu yashyira amafaranga se yajyanye amafaranga 500 noneho Charles aravuga abwira Liza ko bamwerekana usize ikintu ategereje ese ubundi utegereje iki koko ngewe buriya nihagira ikintu cyanjye akoraho uzakimpa Alice ngewe simpamya amafaranga akwiye yarabuze simpamya ko ari Darike yatwaye nimba ari imbeba zayakuye nimba ari igisemuzi nyine ngiye nabuze icyerekezo cy'amafaranga kureba Darike urabizi ndamukunda n'inshuti yanjye bikomeye kuva mu bwana ariko kugira ngo azajye kutuzanira n'amabanda atobore n'inzu atwara ibintu byose warika musaza wakora ibyo yatekereje cyane ariko kandi ngiye ndumva nta nikosa ryawe riri ntaryo pe kose se ariko Alice Darike urabizi n'inshuti yacu kuva kera ndabizi kandi mumenye ko Darike niwe watumye mbamenya ubu se amafaranga 500 nanatwara mu nzira kamera cyangwa bakayibira no mu nzira yatuma tumwirukana adafite ahantu ho kuba nase niba yafite ko yakodesha inzu ikibazo rero ngenda ndabona atari kuyiba twayamubikije siko naye nayamwihereye mu ntoki none urumva yaragiye utekereje wowe urumva nta muntu n'umwe nshinja nta nuko nkeka ahubwo ndakeka ndafuse yaba yararigise yaba imbeba zarayakuruye ahubwo nzashaka umuntu uhereza hejuru muri parafo atari gito utarayamuhase akaba nta makuru ufite umvise urabizi sinzi n'icyo navuga uzi ko nkugira inama za kigabo ariko noneho ariko icyo numva nyine wamureka akagenda ariko gusa birangoye kumureka ngo agende iby'amafaranga narabyihoreye yaranagiye byararangiye reka dukomeze tube mu buzima busanzwe azabura nyuma cyangwa kizabura nyuma cyuzabigenge tugiye kureka ko tuzatubigenza amafaranga azajya aguma kuri konte ave hahita ajya gukemura ikibazo akemura ako aragenda ariko aragenda ujya ubwo se twamwirukana akajya heza Suja amatafu mani we igihe namuhamagariye utari kuza arazi ko rero agenda halo mani ko nakomeje kukurindira rero ko utari kuza ngo tugendeshe wanguka mani okay sawa naenda hano ntareba umwaka nugana ko muso mu rugo bangu sawa Wepazo. yalla Vipi mzee? yeshi mani Yaje. mani shahari watinze Mani nananiwe naje n'amaguru arega naje n'amaguru nigendera gake. atari shawa Zariye se mwana? cyane gake to Ewa, sha. Aya nakomeje kwigendera gake. Nuko niyo mpamvu wabonaga nagutindiye tu. Pazo. yalla Man, nanjye nyine mvuye. Navuga ko bitariye neza ariko nta kibazo bizacamo uko bisa kose ahubwo navuganye na Barise ko nabona umushe nta kintu kidasanzwe bambwiye mani wayizeni note oya nta mafaranga bampaye maze nari anategereje ko hari ikintu bambwira nibura kijyanye n'icyo twayakoresha Ego anategereje ko hari ikintu bambwira rwose ariko arakanungutse kukubaza ari amafaranga hari ikintu ugeze yakoza bo nyine nibyo ndimo ndakubwira nta kintu bigeze bambwiraho nategereje ko hari icyo bambwira numvise nta gitekerezo bafite cy'icyo twakoresha ariko byari ikintu nungutse amafaranga ukora nka zira deal nari ngiyemo nashatse kuyakora na mushoferi twabonanye umwe nazo uzanyigisha akamashini nshaka kumukubitaho akantu ndavuga ati amafaranga y'abandi ninyakora ejo bakazayansaba urumva tonde nagize niyo mpamvu nahise ngira dute ndavuga ati amafaranga wayakoresha mu ki
tukaba tuyabitse kuri banki kuko n'ejo bundi twayakoraho ugasanga atuguye kandi natuguha amafaranga atarayacu barakobwa baba baducishije mu ijisho mana tukayashyira kuri banki se kuri banki si ubu ni ngombwa mani uzi ko kuri banki bakata no kuri konti bagena bakata kugira ngo ufungure banki barakata ariko se ibaze iyo nkiyongoza nkaza kuyakoraho wenda ngahita mpereza uriya mushoferi cyangwa se wenda nshobora kwibura n'akamari nanjye nkakagura urumva reba uziko nje n'amaguru je ndumva buriya kuri banki tutariho twakihutira keretse we basaba bayari igitekerezo bafiteho icyo twamenya ariko kuri banki numva bitihoterwa da kuri banki bagenda banayakata kandi ntayaho se twabwira ngo twashyize kuri banki baratugarura koze kari kuko dushobora no kuyashyira kuri banki ejo bakayadusaba kandi badusabye urukumva byaba ari ikibazo tukayabura kashi nta n'andi dufite ku ruhande basi twakwikenura sawa reka tuyibagirwe rero tumere nk'abatafite ndumva nta n'ukundi tuyibagirwe tumere nk'abatafite reka tugere mu rugo turebe uko ndumva nananiwe kabisa ahubwo nanjye ibitotsi bimeze nabi tafu buriya ariko nk'amafaranga ubona baduhaye aguriyemo imashini gura n'iki none na biriya bihumbi 500 nabyo arashaka kubikoresha oya ntabyema ariko reka nshake nanjye ikindi kintu nkora sindi umwana yara wahagaze mahali nzuro tugendera ndi mwana Nasi tuti harya wabaye wa kabiri wowe wabaye wa kabiri wowe burya ufite ubwenge sa nawe andika ngoga ururoha turebe n'ibyo ugira andika ururoha aho ngaho Kaduhira isa ari hehe Cari? Cari? Muri kwiga se? Kaduhira ari hehe ndimo nkora mu nzu ndi kugira ngo akore hano ahantu ngiye kureba Kennedy. ubundi bizagire ko kwimenyereza abakozi Gute? iyi si imirimo ya Kadubiri wari uri gukora Rega Cari ntabwo umukozi ari imashini. Umukozi ntabwo yakora ibintu byose uko tubyumva tubishaka neza tugomba kumufasha. mushaka umubwira ateke dore turanifungiye Wese ntabwo wateka subwo Cari adahari ubundi ntabwo twabikora kandi bikagenda neza. nyine ninda wakubese ko ngewe Charles mwene muzehe nafata nge umwanya wanjye ngo ngiye guteka ntabwo bishoboka ahubwo bwira Kadubiri ateke Cari wagira ku burenganenzi bumeze gutyo. ntabwo ari ukunenga andika hano nawe mushaka umubwira ateke uri gukora akantu keza gusa nyine wo kwigisha abo bana jya ubafasha ahubwo Kadubiri kamubwira ateke kamurebe mu gikari. Kennedy ni ukuri nta kibazo na kimwe pe nta kibazo kandi urabizi ko nyine ntakubeshya warakoze kunyizera ntacyo niba ushaka ko nza ndaje nkurebe nta kibazo nabyutse kare n'ubundi narinzi nyine kuko twari twabivuganye ni nabonye SMS kuri bwirirwe mu rugo ndaje mpagere mu kanya sawa oya nende gufasha umukozi utuntu nyine ko mu rugo nta kibazo sawa mana yanjye Kennedy ejobundi hano umuriro wari watse abo bakobwa nabo ntibari guhuza nanjye nifite ibibazo bya Kennedy gusa ubu ndabigenza ute ariko Kennedy we naramubeshye kandi yarabyemeye kandi sinanamubeshya hagati aho ngaho nta kindi nari kubikoraho kuko nanjye ntabwo uriya musore mukunda ngo naramubeshye nta kindi nari ngamije nta kindi kintu kibi kwari kugira niheshe amahoro ariko ntacyo kanzi njye kumureba
kazi njye kumureba nzashaka ukuntu abakobwa mbaganiriza kuko Darike kuri ubu amaze iminsi mu masengesho ntabwo Darike nkeka ko yigira amafaranga kandi nta nayo yibye gusa nzamenya ukuri hamwe n'Imana kuri kuzagaragara